Inkuru yacu tuyitangiriye mu kirori ahantu hahuriye urubyiruko, urabona ko ni mu masaha y'ijoro, ni ku isabukuru y'amavuko ya Dina. Urabona ko buri wese yishimiye uyu munsi, barakata keke ari nako bakomeza kubyina bishimye. Buri wese hano ari kubyinana n'umuntu, nta muntu udafite uwo babyinana. Ntibyatinze batangira no gutanga impano. Dina n'umukunzi we bakiriye impano nyinshi. Hari undi mukobwa witwa Tiana arimo gufotora buri kimwe kiri aho, urabona ko yizihiwe cyane. Igihe cyo gutaha cyarageze, nuko Dina n'umukunzi we baherekeza uyu mukobwa witwa Tiana, ubu ubona yanasinze, ari nako gufata umwanzuro wo kumuherekeza kugira ngo bamugeze mu rugo bamenye ko ageze amahoro. Byari mu masaha y'isa 7 y'ijoro, urabona ko telefone ya Tiana irimo guhamagarwa ariko agahita kupa. Dina amaze kubona ko inshuti ye Tiana nta kintu na kimwe arimo kwitaho, yamwatse telefone nuko yandikira ya nimero ati ndananiwe dusubire mu gitondo. Ubwo kandi niko Tiana ari kujya abwira Dina ati sha umunsi wawe w'amavuko wagenze neza pe, ese uribuka ko nanjye isabukuru yanjye iri mu cyumweru gitaha? Sha ndabyibuka cyane pe, umva ahubwo ninjye uzaguhitiramo ibintu uzaba wambaye. Tiana niko kubwira Dina ati nibe nawe sha umukunzi wawe yabyitayeho cyane, noneho nuko utazi Chris. Sha umva nuko nyine numva kumureka byananiye, naho ubundi andwaza umutwe pe, uzi ko atatinyuka no kumbwira ko ku munsi w'amavuko yanjye ngo bari mu gahinda we. Gusa yavuze uko ntacyo ndenzaho, kandi nyine nirinda kumubaza byinshi ngo navaho nanamutonganya. Dina ati kuko mana, ubwo se ni gute yatinyuka kukubwira cyo we? Dina hindukirira sheri we wari utwaye imodoka nuko akamusoma ku itama. Ibyo byose Tiana babireba, gusa ukabona ko ahise agiramo akana ariko agahita yirengagiza. Ntibyatinze Tiana bamushyitsa mu rugo, nuko Dina n'umukunzi we nabo basubira mu rugo. Chris yongera guhamagara Tiana mu masaha ya mu gitondo, nuko Tiana agafata phone ati yego umukunzi wanjye. Chris ati korayo utamvugishije. Tiana aramusubiza ati unyihanganire nenagiye muri bidi ya Dina, ubwo wampamagaye ndi mu rusaku. Chris ati baby kuki ukunda kumbeshya kandi wagiye unankupa, maze wanampaye message umbwira ngo dusubire mu gitondo urananiwe. Tiana ati yumvisha atibuka neza uko byagenze, aramubwira ati umbabarire nabyibagiwe. Chris ati ibyo tubyihorere, ariko se waruhutse ubu noneho umeze neza? Tiana ati yego meze neza, usibye ko numva meze nkaho nyine niwe mukuntu. Sha nyine twabyinnye mva navuyeyo rwose numva naniwe cyane, ariko sheri wibuke ko nanjye bidi yanjye izaba mu cyumweru gitaha. Chris yahise amusubiza yihuse ati baby ndabizi cyane, kandi nyine iriya tariki ntijye mva mu buzima pe ndetse no mu mutwe wanjye. Tiana ati wow, erega nicyo ngukundira mukunzi wanjye, ngaho mbwira ikirori kizabera he? Kandi sheri uzashake ahantu heza nyine ku buryo inshuti zanjye zizahishimira. Chris abyumvise yimyuzamo gato yanuka ati baby kandi mba mbona dukwiriye kuganira kuri ibyo bintu pe. Yego sinanze kugukorera surprise nk'umuntu nkunda cyane kandi nyine nashobora guhemukira, ariko nakubwiye ko iriya tariki njye mba mfite agahinda. Tiana ahita atera hejuru ati umva nkubwire Chris, niba udashobora kunkorera ikirori nk'abandi bana, umva ngewe bwose umbwira ko nkunda ushingiye kuki? Ese basi kuba ufite amafaranga n'icyo uba wabuze? None se sheri urabona nzihanganira kugeza ryari udashobora kunyitaho nk'umukunzi wawe? Nzakomeza kujya njya mu mabidi y'abashuti banjye ngiye batabona iyanjye? Chris amaze kumva ko umukunzi we Tiana arakaye, ahita amubwira ati tuza basi, wenda hari igihe umutima wanjye numara kubyakira nzajya mbigukorera rwose uko ubishaka. Tiana ati ryari ubwo? Gusa ntuzandenganye umunsi nzafata umwanzuro nyine wo kukureka pe, kuko mba numva ngora cyane. Tiana ahita anakupa Chris arakaye cyane. Tiana arimo kureba stati yabonye Jeannette inshuti ye biganye secondaire ya postinze ati harabura iminsi 2 gusa ubundi Tiana agaduya show. Tiana byaramutunguye cyane nuko ati wow, niko guhita mwandikira ati Jeannette sinari nguherutse.
ubu se wari ukibuka ko ejo bundi ari ku itariki yanjye y'amavuka? Sha urakoze pe. Ako ubundi kukishata amagara ngambwira uko dupanguriye munsi. Agitekereza uko abona ko umukunzi we Chris aba yapostinze ifoto nuko yafungura ngo arebe connection zikaba nkeya, agategereza aho gatunuka mu kanya bigafunguka. Tiana abona ko sheri we yapostinze ifoto y'umugore ukiri muto nuko agahita asa nkaho atunguwe. Ubuse uyu ninde? Gusa mu gukomeza kwitegereza nibwo yabonye ko hasi handitseho amagambo ati mama, harabura iminsi itarenga 2 nkagaruka kugusura. Umva ndagukumbuye cyane. Aya magambo akurikirwa n'utuyemoji turimo kurira. Tiana byaramurenze nuko ati iminsi 2 bakamusura. Ubundi si umuntu. Ubundi se ntiyambwiye ko mama we yapfuye kerara azamusura he? Tiana bimaze kumuyobera niko guhita afata screenshot nuko akayohereza umushuti we witwa Dina ati shareba ibyo Chris yapostinze sha. Nibwo abona ko Dina atinze kumusubiza agafata umwanzuro wo kumuhamagara. Tiana ati Dina sha wagiye kuri WhatsApp ukareba ifoto mwoherereje? Dina ati shawe mega zanshiranye ntago nyine ndabura izindi. None se ifoto wanyohereje ijyanye n'ibiki? Cyangwa sha n'ubutumire bwaho tuzasohokera ku isabukuru yawe? Tiana ati oya sha Dina, ahubwo nyine nsanze Chris yapostinze ifoto y'umugore ukiri muto ashyiraho amagambo agira ati harabura iminsi 2 ngo itarenga ngo ubundi kagasubira kumusura kandi mva ngo kandi ngaramukumbuye. Dina araseka cyane. Ariko Tiana waba umwana koko. Ubwo shuga mami nyine gutwara umugabo ntawe urahura asamye nta soni. Ubwo nawe wibwira icyo gukora. Rahira ko batagiye kugukorera agashya shaka umunsi w'amavuko yawe. Mva mbikubwira. Tiana ati Dina shawe intera ubwoba. Chris ntago yabikora pe, urabizi aritonda. Dina ati nuko ye ubwo bwitonze safi tuzi ko abandi batabukeneye. Ariko usibye kwirengagiza ntago wibuka ko bwashize nabwo wateguye ikirori ku munsi w'amavuko yawe maze bikarangira akubwiye ko atameze neza atari buze. Ubwo wowe umugore wabonye ku ifoto ntago ari wawe ndigeze n'ubundi gupostinga ubwashize. Tiana ati ariko uzi ko wamugana ajya kumera nkaho ari we. Nibazaga ahubwo ahantu namubonye bikanyobera. Kumbi koko shanda byibutse pe. Dina ati ngaho buri ubwenge bamutwara ukanuye. Dina asa n'uwikanzemo ati ahubwo ndabona imodoka isa n'iya Chris sha hano mu mujyi maze ni hafi n'ahandi bagurira indabo. Tina ati reka se shanshungira neza umenyere niba ari we. Dina yakomeje kwitegereza ya modoka abona hasotsemo Chris ndetse akimara kuvamo aragenda kingura umuryango wo hirya hasokamo umukobwa mwiza kandi muremure nka Chris. Nuko binjira mu nzu icuruza ibintu ubona by'imitako ndetse n'indabo. Tiana ati allo ese ko wacecetse Dina? Dina ati shani wenda mubonye neza ari kumwe n'umukobwa muremure mwiza cyane shabenje handi bacururiza indabo pe genda mwiboneye neza. Tiana ati mana we ubu se nkora iki mwana? Dina yahise abwira Tiana ati wowe reka guhubuka reka ndakomeza mbikurikirane ndaza kuguha amakuru. Tiana ntiyatuje, umurebye wabona nta mahoro yari afite na makeya. Yahoraga arimo kureba ya foto shiri we yapostinze akongera agacunga ko Dina yongera kumuhamagara. Hashize nk'isaha irenga nibwo yabonye message ya Chris imubwira iti rukundo rwanjye mukobwa mwiza nkunda ese wiriwe te baby unyihanganira mukiye mu tuntu twinshi sinahita nguhamagara ariko nimpuguka ndabikora. Asoza agira ati maze wiyiteho I love you nyuma ashyiraho n'udutima. Tiana kibona iyo message yahise aseka cyane agira ati nta kubwenge bwari bwiza koko ubu rero agira ngo ntagira ikintu nkeka. Undi Chris yarasaze apo nanjye simusubiza.
ku mugoroba Tiana yahamagaye Dina aramubwira ati ese ko utampamagaye ngo umpe amakuru neza byaje kugenda bite? Dina ati sha Tiana suri telefone yanjye yantengushye sinamenye uko nkubwira ariko nyine baguze indabo nyinshi byarangiye nyine bagiye no mu modoka bahamaze nk'amasaha 2 barimo gusa nyine nawe urabizi ntabwo nari kujya hano bambona nyuma nyine hashize nk'amasaha 2 bahita bagenda. Tiana ati none so umukobwa wabonye asa na wundi ya postinze? Dina ati oya sha ntabwo namwitegereje kandi nyine urabizi ifoto wampaye ntabwo nahise nyirebye mu kanya. Tiana ati none se Dina dukora iki? Shambwira ukuntu twabigenza n'ukuri. Dina ati ntiwumva none wamenye ubwenge umva rero dukine dero wowe ugiye gushaka igikote kirekire gifite ingoferisha mu maso umuntu ushake na rinete za fime z'umukara ubundi nyine tuzacunga igihe Chris azavira mu rugo agiye kureba uwo mukobwa undi duhita tugenda tuhita tumugituma. Tiana araseka cyane ati ubundi nicyo nkwemerera rega. Dina ati ubwo rero ashobora kuza kuguhamagara kwijijishaho ngo muzajyane wenda nk'ahantu runaka umva wowe mubwire ko urwaye utameze neza kugira ngo atazanadukeka. Tiana ati ubwo tuzabwirwa n'iki gihe azahagurukira mu rugo agiye? Dina abanza guseka ati ariko mbona ute nabwiye umukozi ukorewe ngo azahita ambwira. Tiana ati eregura inshuti nziza jyene nacyo mba nkubwira mva urumva ko nyine wowe wapanze buri kimwe pe ngiye nkunda ukuntu ibintu byanjye baba wanabyitayeho. Dina ati sawa rero ubwo wowe shaka ibyo nkubwiye nanjye nditegura bihagije ndashaka n'abamotari bazadutwara. Ni ku mugoroba Chris ahamagara Tiana nuko abanza kwanga kumwitaba gusa nyuma Chris akomeza guhamagara Tiana amwitaba wumva nta rutege namba. Chris ati baby umerewe utese? Tiana ati sheri ntago meze neza umva ndarwaye umutwe uri kundya umva meze nabi pe. Chris ati Jesus mana we ubu se kuki utambwiye kare basi ngo nze ngusure? Tiana ati nari nanze kugukura umutima nyine nabonaga bidakaze cyane. Chris ati ubu se wabonye ibinini byagufasha? Tiana ati yego natumye ibinini kuri farumasi ndaza kumera neza. Chris ati nanzi ko mu gitondo hari ahantu nashakaga ko tujyana none ubwo urwaye bwo ndagerageza kuzinduka nimvayo ndaza kukureba mukundwa. Tiana ati yego murakoze sheri ahubwo nyine reka ndyame ndebe ko naruhuka bihagije kugira ngo umutwe ukire. Chris ati Uwiteka kurinde baby nukuri ndagukunda kandi nzahora ngukunda. Ahita nakupa. Akimara gukupa Tiana areba Dina nuko bagasekera icyarimwe ati umva ndamwemeje. Uno munsi ubanziriza isabukuru ya Tiana yari yaraye kwa Dina kugira ngo babone uko baza gukora ya diru yabo yo kuza kugenda runono Chris. Dina ati ariko nari nabikubwiye ko haraza kukuvugisha kwijijisha rega njye abasore ndabazi mwana. Iryo joro Tiana na Dina baraye kwibabo bashaka kuzinduka. Nibyatinze mu gitondo saa 11 nibwo phone ya Dina yahamagawe nuko aritaba. Uwari umuhamagaye aramubwira ati ubu tuvugana Chris yakije imodoka kandi na wa mukobwa yaraye hano ubwo rero arimo gushyira indabo mu gikapu. Nuko Dina ati sawa urakoze. Kuko bari barangije kwitegura bahise bahamagara abamotari babatwara nuko mu kanya gato nabo baba barahageze. Nuko Tiana yurira moto imwe na Dina yurira indi ndetse kandi Dina yari anafite kamera. Batangiye gukurikira ya modoka ya Chris ndetse Dina yagendaga abwira motari ati kata hanga mbese wabonaga ari uri kumuyobora. Mbese wabonaga Dina arebera kuri telefone ameze nka hari kureba nko kuri map cyangwa afite nka GPS. Burya Dina yari yahaye umukozi wa Chris telefone ikoresha GPS ngayishyire mu modoka ya Chris mu ibanga rikomeye. Kandi ibyo byose ni ukuvuga ko Tiana atarabizi.
bagenze amasaha 3 kuri moto ndetse banananiwe cyane, nuko ya modoka ya Chris yinjira mu ishyamba rinini. Moto zikomeza gukurikira ku muvuduko uringaniye kugira ngo Chris ataza gukeka ko hari umuntu ushobora kuba yabakurikiye. Za moto zimaze kugera imbere gatoya, Dina ati motari buretse kugenda gato ndabona GPS nyereka ko imodoka yahagaze. Dina ava kuri moto nuko Tiana nawe akava ku yari imuhetse. Abamotari bati ubwo muraza kutubwira igihe muri buze guhindukirira tuze kubatwara. Tiana na Dina bagenze n'amaguru muri rya shyamba, nuko bageze imbere basanga ya modoka aho yaparitse, nuko bikinga ku gahuru kari karaho. Bitegereje ibyo Chris arimo ndetse na wa mukobwa. Nibwo Chris yakuye igikapu mu modoka nuko agafata ukuboko wa mukobwa bagatangira kugenda mu ishyamba. Ari nako Dina na Tiana babagendaga runono. Mu kugera imbere, Tiana yumvishe hari ahantu akandagiye hanyerera. Niko kwitegereza hasi abona aho hantu ni ku ikaro. Abanza no kwikangamo akibaza ukuntu amakaro ari mu ishyamba. Nuko afata Dina ati reba hano sha wagira ngo ni mwirimbi. Dina ati ceceka batakumva. Chris na wa mukobwa bageze ahantu ubona ko hari imva ishaje. Ubona imeze nk'aho imaze imyaka myinshi, hamezeho n'ibyatsi. Nuko Chris arambika cya gikapu hasi, nuko ye na wa mukobwa bagatangira kurandura ibyatsi bikikije yamva. Ubona ko bari barimo kuhasukura bitangaje. Bamaze kuhakorera isuku, nibwo Chris yapfukamye imbere y'ifoto iri kumva nuko agatangira kurira. Na wa mukobwa nawe ararira, mbese ubona ko agahinda ari kose. Chris atangira avuga ati mama nkunda kandi ngikomeje gukunda. Uyu munsi hashize imyaka 23 ugiye udusize nge na mushiki wanjye. Wadusigiye akahinda kenshi ku buryo kukikuramo bitugora. Mama sinzi bagirwa igihe unsigira mushiki wanjye ari mutoya mu nzu mu masaha ya mu gitondo uzindutse ugiye kureba inshuti yawe yari yabyaye iryo joro. Mama sinzi bagirwa ko wambwiye ngo uyu mushiki wawe umurinde kandi umwiteho. Ubu ngiye kureba inshuti yanjye yambyariye umukazana. Mama mwitegereza ntago nabonaga ko bwari ubwanyuma nkureba mu maso. Mama sinzi bagirwa ukuntu ukimara kuva yari bwo wahise ukora impanuka utanageze mu rugo ngo utubwire uko wasanze uwo wise umukazana wasanze ameze. Dore ngo uyu mushiki wanjye turi kumwe, ariko nakabaye nazanye na Tiana ukabona ukuntu yabaye mwiza. Ubwashize nagusezeranyije ko nzazana Tiana nawe akagusuhuza, ariko ntibyashobotse. Ubu nawe yambwiye ko arwaye. Tiana aho yari yihishe niwe na Dina bari barimo kumva ibyo Chris avuga. Dina yahindukiriye mu kureba Tiana asanga amarira yamurenze, mbese nta jambo na rimwe yari akibasha kuvuga. Nibwo Dina yabwiye Tiana ati nanjye ndatunguwe pe, ibi bintu sinari mbizi. Tiana ati ndumva umutima wanjye ugiye guturika pe. Dina yungutse igitekerezo ati turamutse tuvuye hano tukabasanga twagenda tukababwira ko twari twazanye nabo ari uko twasanze badusize. Nibwo Tiana na Dina bahise basatira Chris na mushiki we. Nuko Chris atungurwa cyane no kubona Tiana aje aho kandi atamubwiye. Chris yitegereza Tiana nuko agahaguruka akamuhobera cyane akamugundira ati baby ndatunguwe cyane, ubu se hano habwiwe niki? Tiana nta jambo na rimwe yavugaga, byari byamurenze agahinda ari kose. Bakomeje uwo muhango ndetse ubona ko Chris agahinda gasa nawe kagabanutse kuba yarabonye umukunzi we aza kwifatanya nawe muri uwo muhango wo kwibuka mama we. Bafashe amafoto y'urwibutso menshi, nuko Tiana akomeza kwitegereza ifoto iri kumva asanga isana yindi yari iri kuri stati ya Chris. Chris yongera gusezeranya Tiana kazamukunda ibihe byose agira ati mama ajya gupfa yari yambwiye ko agiye kureba inshuti ye yamubyariye umukazana. Ni nawe wasiza kwise gikundiro. Biba n'amahirwe umubyeyi wawe akimara kumva ko mama wanjye yitabye Imana nibwo yese kwita gikundiro Tiana. Wamfata nabi wamfata neza ni wowe nzahora nkunda.
Tiana ati kuki utari wambwiye na mbere hose ko ari uko byagenze? Chris ati urabizi ko najyaga kukubwira ibi byose, nakubwira ngo uze tujyane, hari ahantu nshaka ko tujyana ukabyanga. Tiana ati Chris, nanjye ndagukunda kandi kuva amenye ibi byose ndushijeho kugukunda. Indi myaka yakurikiye, Tiana na Chris ndetse na mushiki we bakomeje kujya baza aho ngaho kumva ya mama Chris. Tiana yicujije impamvu atajyaga aho umukunzi w'umwanya uhagije wo kumenya buri kimwe, kandi ntiyongeye kurakarira Chris ko atajya amukorera ikirori cy'umunsi w'amavuko ye kubera ko yaramaze kumenya impamvu. Ikindi kandi nawe wumvishe iyi nkuru, ndagushimira ko wakurikiye iyi nkuru, nizere ko wakoze subscribe. Iyi nkuru yari kubiyemo amasomo menshi y'ubuzima. Kwizera inshuti cyane hari igihe zikuyobya ugasanga utangiye kubaho ubuzima nawe ubwawe utakabaye urimo. Kuba uriwe nicyo cyambere, kandi ikindi ugomba kubaho ubuzima bwawe utagendeye ku wundi muntu uwo ari we wese. Iyo Tiana ataza kugendera ku gitutu cyo kuvuga ngo umukunzi we ngo ntago amukorera anniversaire nk'abandi, ntago biba byarageze ku rwego rw'uko atigeze amenya amakuru nk'aya ngaya yaranababaje. Iyi yari inkuru y'urukundo wagezwagaho nanjye Abizeranye Germaine. Wibuke gukora subscribe, gusharinga ino nkuru ndetse no kuyirayikinga nimba wayikunze. Andika muri comment uko ubyumva. Murakoze.